Muri video y'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo wateka umuceri neza, umuceri w'amazi, umuceri w'umweru, babandi bagorwa no gupima amazi cyangwa iki, muze mbere kuko muzajya mubigenza. So mbere niba utarakora subscribe, ubanza ukore subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukana uzajya ugenda ubona kuri YouTube channel. So welcome to my YouTube channel. Uyu munsi none tugiye guteka umuceri. Mu gutangira rero ubanza ugapima umuceri ugiye guteka, ugomba kuba ufite container ukoresha, niba ari agakombe, niba ari iki, ukabanza ukawupima kugira ngo bize kukorohera gupima amazi, kuko ko wakoresheje ni kukoresha unapima amazi. Umuceri wawe ugomba kuba wawutoye neza, usa neza. So ngiye gukoresha umuceri wa basmati rice, niyo ngiye gukoresha. Hanyuma nyishyira muri container, ndangije ndawuronga hagati y'inshuro 5 ndetse no 8. Iyo umaze koza umuceri wawe ukabona ko amazi noneho uri kunyuguza amasa neza ari clear, noneho ufata umuceri wawe ukawutumbika mu mazi isaha imwe. Ntuzagire ubwoba ngo ari ikirobere, no, uzawutumbika isaha imwe. Uramutse udafite umwanya ushobora kuwutumbika mu mazi iminota 5 wakoresheje amazi ashyushye akazuyaza. So rero isaha imwe ishize rero nahise mfata isafuriya nshyiramo ibirungo byanjye, nakoresheje bay leaves, cloves ndetse na cinnamon stick. Ibyo nibyo birungo ngiye nkunda gushyira mu muceri. Uramutse utabikunda nta kibazo, ushobora no gufata igitunguru akaba ari cyo ushyiramo, nta kibazo. So rero isaha yari irangiye rero nahise nkuramo y'amazi muri wa muceri, noneho tugiye kuwuteka hano. Uko ngiye kubikora nyine nawe urabireba ariko uzabigenza. So hari abantu bavuga ngo ntago ngo umuceri ubogeje ngo ntago byimba, ntago ni naho umuceri ubyimba kandi naho umuceri umeze neza kandi naho umuceri uryoshye. Impamvu rero umuceri ubyimba kandi ntufatane nuko muri kwa kuwoza tuba twakuyemo ya starch yose ibirimo, ku buryo umuceri wacu uza gushya udafatana. Murabizi ko starch ahantu iri ubundi akenshi birafatana bikagira, ariko hano tuba twabanje kuyikuramo. Niyo mpamvu rero umuceri wacu usa neza kandi ugashya ubyimbye kandi rwose nawe uzabigerageza. So ngiye kuwufata rero mushyira muri ibi birungo, hanyuma ntuhindure mpaka nyine igihe cyo gushyiramo amazi. Ku ruhande rero ugomba kuba washyuhije amazi yabize neza. So upima muri ka kantu watekeye umuceri, urakuba kabiri. Aho umuceri wagiraga ukuba kabiri. Niba watetse udukombe 2 tw'umuceri, uburi bushyiremo udukombe 4 tw'amazi ashyushye yabize. Yego, ni gutyo nguko, nta yandi mazi turi buze gukenera kongeramo. Aya mazi ni ari buze kuhisha. So nahise nshyiramo n'umunyu mukeya. Rero umuriro uhita uwugabanya ukawushyira kuri
pwe ntoya nyine kuri ntoya nyine ufite, hakaba harimo akariro gakeya, warangiza ukareka umuceri ugashya kugeza uhiye. Murabibona hano umuceri wacu wari umaze gushya, wari umaze gukamamo amazi yose neza, nta yandi mazi nongeze nongeramo, kandi umuceri wacu uri kubona ko wahiye neza kandi umeze neza. Ubu buryo uzabugerageze, kandi nawe niba ufite ubundi buryo ujya muri comment tubwire, wenda nabwo tuzabugerageze. Njyewe ubu nibwo buryo ntekamo umuceri wanjye, uza umeze neza, noneho kubera ibi birungo mba nashyizemo uza unahumura neza kandi unaryoshye. Uzabigerageze, kandi nabonye no ku muceri w'ipilawu, ugiye no guteka ipilawu ukabanza ukayigira gutya, cyangwa ziriya jollof rice nabwo nabonye uvamo umeze neza kandi utashiririye. Niba ugeze hano video rero ukaba utarakora subscribe, sinzi icyo utekereje, kora subscribe hanyuma tujye tubana. Umuceri wanjye rero nahise hano nkwarura kugira ngo mbibereke. Murabona umuceri ukuntu umeze neza, murabona ukuntu umuceri ari wa muceri wibaze, ntabwo ari uko wakunda guteka umuceri ugasanga wabaye umunyigi wafatanye, kandi uyu muceri rwose urahiye neza. Wowe uzabikore kuriya, amazi yapime kuriya nyine, niba utetse udukombe 4 ubwo urakoresha udukombe 8 ukuba 2. Hano rero ndimo mbereka ukuntu umuceri wanjye wari umeze, ukuntu wari utandukanye, nyine ukuntu wari umeze neza. Namwe muzabigerageze, kandi mujye muri comment mumbwire ikindi kintu mwifuza ko twagerageze hano, rwose nzagikora ku bwanyu. Mwibuke gukora subscribe rero. Hano rero ndimo mbereka ko uyu muceri ushya neza kandi no hasi nta gushirira. Nahise nkukuramo hose kugira mbibereke neza. Isafuriya muri kubona ko ntabwo yigeze ishirira hasi, ko ukunda ko umuceri ugasanga washiririye byagenze gute. Ntugende udakoze rero subscribe, kandi nyine wakoze kureba video. Nafatishije rero gasombe, niba ushaka kureba na video y'ukuntu nateguye isombe nayo urirebe, nakoze video. Thank you for watching. Bye.